umwanya wawe wo gusinzira uvuga kuri kamere yawe, byumvikane ko nta gisubizo kimwe cyasubiza iki kibazo, kandi hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora guhindura uburyo dusinziramo. Ikizamini cyo gusinzira gishobora kuba inzira ishimishije kandi yiganye ubushishozi bwo kwiga byinshi kuri wowe hamwe n'imico yawe idasanzwe. Ubushakashatsi bwakozwe n'uruganda rukora igitambaro cyo mu Bwongereza buyobowe na Chris England bwafashe intera ndende mu myanya yo gusinzira izwi cyane n'icyo isobanura. Uburyo dusinzira nijoro burashobora guhishura byinshi ku miterere yacu. Noneho reka turebere hamwe imyanya itandukanye n'icyo isobanura. Umwanya wa mbere ni back sleepers cyangwa se kuryama inyuma. Niba uryama inyuma cyangwa se kuryama ugaramye nk'uko benshi babivuga, imiterere yawe yo gusinzira igaragaza ko uri umuntu w'ibanze, ucecetse, ukomeye, wirinda amakimbirane kandi ukanga imvururu. Hitamo kuvuga ukuri kuruta kuzunguruka ibinyoma ijana. Ukunda imiterere na gahunda, ukunda kandi kwitega byinshi kuri wowe no ku bandi. Ukunda kwihezamo ibitekerezo, ntushobora kuboneka vuba vuba mu bihe byose. Ufite ibyiringiro byinshi, ufite icyifuzo cyo kubaho ubuzima bwuzuye. Ukunda kandi kuba intandaro yo kwitabwaho, ugira imico ihamye, ntucika intege kugeza ugeze ku ntego zawe mu buzima. Ntabwo ukunda kwishora mu gusebanya byoroheje cyangwa se kugendana n'abantu batagendera ku mahame nk'ayawe. Ukunda kubaho ubuzima nk'ubw'abandi, uba ushaka uburambe n'amateka meza yo kuzavuga mu buzima. Ubu buryo bwa back sleepers cyangwa se kuryama ugaramye bigira ibice bibiri. Hari back position soldier na starfish position. Abantu ubwo bafite ibyo bahuriyeho, ariko buri wese agira umwihariko we. Back position soldier ni igihe uba uryamye muri position ya gisirikare, ugaramye, aho amaboko n'amaguru biba birambuye kandi bigororotse. We yitwaza amahame yo hejuru cyane, ntibyoroshye kugera ku mutima we. Ashobora kugira urugwiro n'ubupfura, ariko guhitamo kwe uwo bahuza amahame biragoye. Uburyo bwa kabiri bwa back sleepers ni starfish position. Uyu aba aryamye agaramye, amaboko afite indi position itari yo yose nk'iya gisirikare. Ashobora kuyaseguza ijosi, kuyashyira mu gahanga, kuyashyira hejuru y'umutwe cyangwa se akayashyira ku musego. Uyu muntu uryama muri iyi position aha agaciro ubucuti n'ubusabane bw'abandi, ntabwo yishimira kuba intumbero yo kwitabwaho. Aratanga, akunda kumva ububabare bw'abandi, agira impuhwe kandi ashyigikira abandi. Uburyo bwa kabiri bwo gusinzira ni fetal sleeping position cyangwa kuryama nk'umwana mu nda. Niba uryama ucuramye nk'umwana mu nda, imiterere yawe yo gusinzira igaragaza ko ibintu ntacyo bikubwiye. Kabone n'ubwo wumva ufite isoni muri wowe, ushobora kwihezamo ibintu, wumva ufite icyifuzo gikomeye cyo kurindwa, kurerwa no gusobanuka. Ushobora kwishimira ibikorwa byo guhanga nko kwandika, kuririmba, gushushanya, kubyina n'ibindi biguha urubuga rwo kwigaragaza no kugaragaza ibyifuzo byawe bihishe muri wowe. Gusinzira muri position nk'iy'uruhinja mu nda bigufasha kwikuramo ibibazo byose ushobora guhura nabyo. Mu buzima bwo kubyuka, aba yumva ameze neza kandi afite umutekano igihe ari hafi y'umuryango we, cyangwa se igihe ari kumwe n'abantu bamuhaye igihe cyangwa se bafashe igihe bakamwereka ko ari abizerwa. Aba yumva ahangayitse cyangwa afite ubwoba bwo gushungerwa n'abantu benshi. Uyu muntu ashobora guhura n'ibibazo cyangwa se ubwoba mu kuvugira ku mugaragaro cyangwa kubwira abantu benshi. Umuhanga mu bigendanye no gusinzira Dunkel mu myaka ya za 70 bwasobanuye ko iyi position yo gusinzira nk'uruhinja byasangwaga cyane mu bantu bafite impungenge cyangwa se amarangamutima yigiye hejuru cyane. Yasobanuye kandi ko abantu baryamiye iyi position y'agahinja kari mu nda bakunda kwihezamo ibitekerezo, kwirinda ku bintu bishya. Ashobora gutinya gutereranwa cyangwa kubasiga hanze. Uburyo bwa gatatu bwo gusinzira ni ugusinzira nk'umwanya w'igifu, cyangwa se nk'uko benshi babyita ni ukuryama wubitse inda. Niba uryama wubitse inda nk'umwanya wawe wo gusinzira, bigaragaza ko uri umuntu wishimye, ukina kandi ufungutse mu bitekerezo. Mu bisanzwe ni umuntu rimwe na rimwe ushobora kugira uburakari buke. Afite ibisobanuro byinshi ku byo ashaka mu buzima bwe. Mu bisanzwe agaragaza ubwisanzure mu mibereho ya buri munsi, ariko ashobora kandi kumva afite ubwoba cyangwa ahangayitse imbere muri we. Akunda kugenzura ibintu byose kandi agira ibyiringiro byinshi. Umushakashatsi mu byo gusinzira Dunkel yavuze ko abantu baryama ku nda cyangwa se bubitse inda nabo bashobora guhubuka.
ashobora kugira umutekano muke cyangwa se bakabura icyizere kuri we. Ni byiza guhisha amarangamutima ayo ari yo yose. Uburyo bwa kane bwo gusinzira ni sky dive cyangwa se kuryama wubitse inda, amaboko ari ku musego. Niba uryama wubitse inda, amaboko ari ku musego, umushakashatsi mu by'imiryamire Chris yavuze ko uyu muntu arangwa no guhora yiteguye, akunda kuba hanze, ntabwo akunda kunengwa. Uyu niba hari icyo umuntu akeneye ko amukorera, agikora vuba vuba kuko aba ashaka kuba uw'ingenzi ku isi. Uburyo bwa gatanu bw'imiryamire ni side sleepers cyangwa se ibyo benshi bazi nko kuryamira urubavu. Niba uryamye ku ruhande cyangwa se uryamiye urubavu rwawe, tere yawe yo gusinzira igaragaza ko uri umuntu woroshye kandi usabana. Ushobora gutangiza ikiganiro n'uwo ari we wese mu cyumba, ariko uhitamo kwibera nyamwigendaho hamwe n'itsinda ryawe rya hafi. Urizera cyane, rimwe na rimwe bigatuma ugaragara nk'aho ushobora kujijuka byoroshye. Abantu benshi bazi bike kuri wowe, guha ibintu byose agaciro, kandi ushobora gutinda gufata ibyemezo. Uburyo bwa gatandatu bwo gusinzira ni pillow huggers. Uyu aba aryamiye urubavu yiseguye umusego ariko anawupfumbase, cyangwa se anawufite hagati y'amaguru. Ibi bivuga ko afite kamere yo kurera. Yishimira cyane kandi akunda kuba wenyine hafi y'umuryango we cyangwa inshuti ze. Ashyira imbere umuryango we, inshuti n'abafatanyabikorwa kuruta byose. Ahitamo guha umwanya munini abantu bamwegereye mu buzima bwe. Akunda kuba inyangamugayo ku bantu akunda, kandi akunda kwita ku bantu bamukikije. Uburyo bwa karindwi bwo kuryamamo ni diner position. Ubu buryo uba uryamiye urubavu, amaboko arambuye imbere. Uyu aba akeneye amasano, arifunga kandi akeneye urukundo. Uyu yemera impinduka byoroshye, atinda gufata icyemezo, ariko iyo agifashe agifata gihamye. Ibi ni byo twari twabateguriye ku bigendanye n'imiryamire. Niba wakunze ibyo dukora, kore kuri subscribe, like na comment kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Byari Dina nk'ibisanzwe. Imana ibarinde. Ciao ciao.